comment kuri Dekati birazwi ko ari game changer. Wait ni game Dekati ni game changer urumva birazwi nyine ku isi hose nyine uko umujama nyine yaraje ahindura industry mu Rwanda nino ndirimba ifitemo uruhare kuba niwe ari mu bantu babashije guhuza abantu nyine tu so abantu bashidikanya kuri nyirayo bamwe baravuga ati ni ya Julie ni ya Dekati ni yacu twese indirimbo ni yacu twese indirimbo ni ya Dekati indirimbo ni ya Julie indirimbo ni ya Davis indirimbo ni ya Titi Brown so that's it. Ubwo nizere ko nafata ku mavuta asubirijweho yarayi kuvuga ati iriya ndirimbo ikintu kimwe cya mbere kirimo cya defu nuko tutazi nyirayo ni ya twese that's why so wagenda ukayiperforminga I'm coming ndaje nze nkurekure ujye kwita abashusho umukundi iki Alright, reka twizere ko abakunzi ba Jaras Official mumeze neza cyane. Aka kanya ndi kumwe n'umubyinnyi wabigize umwuga, professional dancer Titi Brown. Man. Haraciye magahe ariko I'm proud of you. Thank you my God. Yeah, duherukana kera ariko respect. Courage kabisa. Amata ikinyafu peer pressure hiti zose hiti zose n'izindi Chris yiziho n'umuhungu wawe nigeze kubona ushyira kuri stati ngo indirimbo izongera gusohoka ntarimo no nta genge ngira ngewe nkorana n'abantu bose nuko kwa Philip itari bo twabashije kuzana tu ariko ngewe ndi genge ya buri musani wese yego ndi inshuti ya bose yego kukuza uri kumwe na kuri nka Philip Peter uri professional dancer ntago bishobora gutera indi spirit imbi abantu nyine bawe bakavuga ati twakubonye aho uburisha sha wapi kabisa Philip Peter ni G yanjye buri musani wese ni G yanjye nuko ari we nyine nabashije kuko niwe dutuye muri quartier zimwe atuye igikondo mbigikondo so namubwiye afite imodoka ngiye nago biracamo neza arandambwira nyureho nyine twizanire nta kindi bahanzi bahembwa gutya abahanzi bakoze bagakora bakabihemberwa ndetse ukabona harimo indirimbo wa participate mugakoramo akazi kanini wumva ku mutima wameze ute of course ndishima man ndishima kuko urumva buriya nyine indirimbo music video kugira ngo ibe nziza harimo fashion sibyo uburyo directinze na hamwe n'imibyinire nyine tu so urumva rero niyo mbona abantu nyine like wabonaga kera wasangaga umuntu yarabyinaga ariko ntago babaga bazi izina rye bashobora kuba bazi isura ariko kubona sige njya ahantu cyangwa cy'ahantu man and everybody knows my name urumva so ni ikintu kiba gishimishije nyine tu so urumva rero the more indirimbo ba success nanjye niko nkomeza kuba success urumva of course biranshimisha nyine tu cyane rwose uriya muntu nabonye muri kumwe se ni neza ni neza mu buhe buryo uriya muntu mwe muri kumwe niwe sheri wawe oya wapi urajyanishije se wabonaga ko fashion kabisa mwayikirinze nanjye byantangaje ko abonye ko kuri red carpet naciyeho nyine naga ibintu twe twapanze she's my friend nyine ya no mustari ndi umustari so abastari ni inshuti Titi ndagira ngo ukoreshe ukuri mu ndirimbo kera twaraganira ukambwiza ukuri ariko wenda sinzi ko ngo barabakikwambura kubera ko wenda ngo bikomeye ntago birakomeye nyine nkuko bivuze ubu byagorana tuvugana wama yavanze ubu ngubu byarahinda umuntu kigorana muri buriya buryo shawapi abahanzi se barabyumva neza ko bakeneye umubyinnyi hari ikintu gihe cyabayeho umuhanzi no muri Guma Guma akavuga ati nyakoreho y'ababyinnyi kirebe ibyo by'ababyinnyi mitenshya ariko ahubwo Guma Guma barabakoreshaga uziko Guma Guma ahubwo abanze ari bo bingingaga ababyinnyi n'iki ahubwo uvuga ngo mbere wasangaga urakora sometimes bakakwambura cyangwa se ukaba ari wo winjirira umuhanzi ariko ubu ngubu they approach me bakambwira dufite igikorwa iki n'iki reka dutwike kuko mani nanjye maze kuba brand nanjye mfite public yanjye ikunda ibyo nkora so urumva iyo mpuye n'umuhanzi twe akanshyiramo hari izindi mbaraga nyine bihindirimbo niho hano abantu batangiye bavuga ngo indirimbo itarimo element itarimo Titi Brown iyo ngiyo sinzi ahantu nyine sinzi ko umunyarwanda yayikunda hanyuma Titi uri muri Kamwe nayo nyine ni one of the hit ziri gutrendinga amashu nayo ni hit Kamwe reka bari ngaruka mbere na mbere ni All Star ifite byinshi isobanuye wowe comment yawe bari yihe nka Titi nk'umuntu wakozemo akazi ukatwara bari abantu kanababyinisha comment yawe ni yihe ku ndirimbo Kamwe comment ishobora gutuma umuntu avuga ati ibyo bintu kambihanga amaso comment ya mbere ni urukundo sibyo unity
comment yindi ni uko indirimbo ari nziza and ni still itarimenyerewe mu Rwanda kandi abanzi bayiririmbyemo neza ngira ngo umuntu utarayireba nagende kuri YouTube arebe kamwe by All Star. That song is a hit. Choreography zirimo zirarenze nyine, of course iyo ni ikintu urumva binsaba umwanya munini, so niyo mpamvu iyo ngiye gutanga ikintu nanga ikintu kizima nyine tu. Urukundo ruri muri la video cyangwa se muri la ndirimbo rwatewe n'amafaranga yishowemo cyangwa hari ikindi kintu cy'umwere, kuko urabona umuntu yayigiziye, umuhanzi wese arakohereza akantu ke, akakohereza link, nyine urabona buri muntu ari kubigira ibye bitandukanye n'izindi All Stars nyinshi twabonye ndetse z'amahit. Urukundo rurimo hari aho ruhuriye na budget irimo. Hoya wumve ko nta muntu wigeze wishyuza kujya muri la ndirimbo, twese twayifashe nk'iyacu nk'uko bivuze. Nanjye niyo ndirimbo nari ngiyemo, nta kintu uvuze ngo ndatanze, ahubwo ngatanga imbaraga zanjye tu. So ndumva ari ibyo nyine tu, ni urukundo nta kindi, nta by'amafaranga nta kireka reka. Bije yari irimo n'ubwitange nta kindi. Yego abakobwa barabyumva ibintu bijyanye no gukora nka kari, nkunda kubona Jojo mu collaboratinga n'abandi bakobwa barya gubakoresha, ariko ntabwo njya mbona udomina ngo azamuke cyane. Yagira izina nk'iryanjye, ntabwo nzi ikibazo aho kiri. No gutwika bisaba gutwika man. Ibintu byose buryo iyo watwitse nyine ukamenya gukoresha social media kino gihe, of course man uradomina nyine. Baby nyine bo barikorera bakabahimba bakagenda bakiryamira, kandi ntabwo biba bigomba kurangirira aho tu. One comment kuri The Cat Vevo The Cat Babalao cyangwa se Babarao ipusi ku mbuga, nk'umusore nzi mwabanye mu bino mu byiza kugeza kuri isa. Comment kuri The Cat birazwi ko ari game changer. Wait ni game, The Cat ni game changer, urumva birazwi nyine ku isi hose nyine uko umujama nyine yaraje ahindura industry yo mu Rwanda. Nino ndirimbo ifitemo uruhare kuba niwe ari mu bantu babashije guhuza abantu nyine tu. So abantu bashidikanya kuri nyirayo, bamwe baravuga ati ni yajiriye, ni ya The Cat. Indirimbo ni yacu twese, indirimbo ni yacu twese, indirimbo ni ya The Cat, indirimbo ni ya Jiri, indirimbo ni ya Davis, indirimbo ni ya Titi Brown. So that's it. Ubwo nizere ko nafata ku mavuta asubirijweho yaraye kuvuga ati iriya ndirimbo ikintu kimwe cya mbere kirimo cya defu nuko tutazi nyirayo. Ni ya twese. That's why. So wagenda ukayiperforminga. I'm coming. Ndaje nze nkurekure ujye kwita abashusho. Ukunda iki? Ntacyo mani, ntacyo ndabemera cyane. Jalas Quiz.